Aha mpayigeze nk'uko mubizi ni ya cano yanyu ibijyanye na Phone TV, nkaba ngiye kubasuhuza mbabwira ati yemwe nabasohoreye videwo y'ukuntu wareba ibizamini, nonaha nabwo nkaba ngiye kubasohorera ukundi kuntu ese wamenya ukuntu washyiramo password muri telefone. Ese ni gute washyiramo password muri telefone? Ni ukuhe wayishyiramo? Ukuntu ushyiramo password muri telefone ni urugero, ndetse ndongera mbereke n'ukuntu washyira ifoto muri screen. Nabyo hari abantu babinsabye, nabyo ndabifasha mbibakorera biri kumwe n'ino videwo. Ni gute bigenda rero, ni gute bikorwa? Mbere na mbere uraza ukazamuka ukinjira muri setting ya telefoni, uraza hano ngaho muri setting ya telefoni, hano ukaza hano muri setting. Iyo uje hano muri setting urakomeza ukaza hano handitse security, hano ukahakanda. Noneho iyo umaze kuhakanda bahita baguhereza hano hantu handitse lock screen, hano ukahemeza. Iyo umaze kwemeza, iyo nta password irimo, ni urugero reka dukuremo iyacu irimo, ni urugero reka dukuremo iyacu igize ute irimo, ni urugero reka tuyikuremo iyirimo. Ukuntu bigiye kugenda rero ni uku nguku, uraza nyine ukinjira muri setting ya telefone, warangiza ukaza hano kuri security handi nakubwiye, ukaza hano ngaha kuri lock screen, hano hasi, hano lock screen ukahakanda, ukaza hano kuri pattern. Hano rero hano rero ikintu kiba kigiye gukorwa n'iki, hano ushyiramo password ushaka bitewe na password yakorohera. Iyi password hano handitse pattern, hano ukomeje gutya ngakomeza gutya ngakomeza njya hano ngaha niyo gushushanya. Noneho iyo nshaka indetse atari iyo gushushanya, hari iyi ngiyi noneho ya pin. Iyi ya pin ni iy'imibare. Noneho iyi ngiyi yo password yo hasi yo ni iy'amagambo cyangwa imibare. Niko ibintu bimeze. Noneho twebwe dushaka gushyiramo, urugero dushyiremo twebwe iyo gushushanya, ukomeza hano kuri yes, hano amabwiriza yose bagusaba uyemeze. Urugero urashyiramo password ushaka, ukande next, urayishyiramo inshuro ebyiri, ukande confirm, wongere ukande hano kuri done. Gutya phone yacu yagiyemo password. Harabibaza ngo ni gute washyiramo na fingerprint. Fingerprint ni uku nguku, uraza ugakanda hano kuri fingerprint, ugashyiramo ya password yari irimo, ukajya hano kuri add finger, ukemeza amabwiriza, ugashyiramo igikumwe. Ni urugero gutya ngewe nsizemo igikumwe cyanjye, urabona kiri kugisikana. Urakomeza ushyiramo ukuramo kugeza igihe phone yuzuriye, kugeza ubwo phone yuzuye ubwayo. Gutyo nako ntiruzura, gutya yuzuye ugakanda kuri OK. Ukongera ushaka ushyiramo intoki ebyiri, ukongera ukaza hano. Ubundi iyo ushaka ushyiramo intoki ebyiri, nibyo aba ari byiza kugira ngo ni kamwe nikanga ukoresha akandi. Ubu gutya naho urabona ko gutya nabwo iri kujyamo, nyine iri kujyamo handi muri fingerprint. Ya fingerprint urabona ko ubwayo iri kugira ute, iri kujyamo. Urabona gutya igiye kuzura, igiye kuzura, igiye kuzura, igiye kuzura, igiye kuzura, igiye kuzura. Gutya urabona ko yageze ute, yuzuye. Gutya yuzuye rero hano barakubwira ngo guhitamo ngo na application ngo ushaka gushyiraho fingerprint. Urugero reka tuyishyire kuri WhatsApp, nibyo kaba abantu baba bashaka guhisha amabanga, washyiraho mu rwego rwo kugira ngo abike
amabanga yiwe kugira ngo hatagira uyicokoza. Gutya urabona ko nemeje byose, namara kwemeza nkagaruka inyuma, nkaza kuri ya application yanjye, nkaza nkayemezaho ya application WhatsApp nahisemo, urabona ko gutya hagiyemo password. Nkomeze rero nkomeza kubashimira gukora sub. Hari n'abandi bansabye ngo ese ni gute washyira ifoto muri screen? Byose ndabibereka. Ese ni gute wakeditinga ifoto? Ibyo byose ndabibereka, mukomeze kubana nanjye ndabibereka. Mukomeze kugubwa neza, mukomeze kunkurikirana kuri ya channel yanyu ibijyanye na Phone TV. Ndabashimira icyizere mukomeza kungirira.